Ibyishimo byawe by'ejo bizaterwa n'ibyo ukora uyu munsi. Ariko se ni iki wakora uyu munsi kugira ngo ejo uzishime? Niba ushaka kuzishima ejo, irinde kubwira umuntu amabanga yawe yose, kuko buri wese birangira guhindutse. Niba ushaka kuzishima ejo, irinde kugerageza kwigana ubuzima bw'abandi, kuko buri wese afite inzira ye. Niba ushaka kuzishima ejo, cunga uburyo ukoresha igihe cyawe uyu munsi, kuko igihe cyakoreshejwe nabi gisiga inkuru mbi. Niba ushaka kuzishima ejo, bana n'abantu neza, bubahe, ubahe umwanya, ufashe abo ushoboye, kuko aho uzanyura ejo uzahanyuzwa n'umuntu ukuzi. Niba ushaka kuzishima ejo, menya itandukaniro riri hagati yo gukora cyane no gukoresha ubwenge, kuko aho ngaho niho gutsinda kwawe kwihishe. Nimba wifuza kuzishima ejo, ishimira ibyo ufite kano kanya, kuko nibyo bizaguhesha ibyo udafite. Nimba ushaka kuzishima ejo, burya uzasenga Imana, uyisabe, uyihamagare, uyibwire byose, kuko ariyo yakuremye, irabizi ko ari ikubeshejeho, kandi ibikubaho byose ibikora ifite impamvu. Nimba ushaka kwishima, banza wishimire uwo uri we. Nimba ushaka kwishima, rekera kwifuza kubaho nka kanaka, ahubwo utangire witoze kubaho nkawe. Nimba ushaka kuzishima ejo, gendera kure ibikubabaza umutima, hunga ibitagufitiye akamaro, wanga ibigutesha agaciro, urwanye ibikwicira ubuzima, ugendere kure ibiguhuza na Satani. Burya ibyishimo ni ibisabe bya mirenge. None kubera iki abenshi ntabyo dufite? Nuko tubishakira aho bitari, twirengagiza ko, nako twibagirwa ko ibyishimo biri muri twe, ni twebwe tugomba kubyishakamo. Nta na rimwe ibyishimo byawe bizava ku nshuti zawe, ababyeyi cyangwa mu bitabo. Ibyishimo buri gihe bituruka muri wowe, ibyishimo biturimo. Rero nimba ushaka kwishima, ntuzibagirwe ibyo wumvise muri iyi video byose. Wakoze kugireba. Nitwa King Vicky, gira amahoro, kandi uhorane imigisha.